Imana iza kumpitishamo kuba inyamaswa nari guhitamo kuba inzovu. Inyamaswa eshanu zikunzwe mu Rwanda cyangwa zikunzwe no ku isi hose muri rusange, izo tuvuga ngo big five names, hazamo inzovu, hakazamo imbogo, hakazamo inkura, hakazamo ingwe, ndetse hakazamo n'intare. Ese iyo biza kubaho ko kuri iyi si hataremwa amazi, ntiharemwe ibyo kurya, ntiharemwe n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se basic needs mu cyongereza, amasomo akaba ariyo yari guhinduka ibyo kurya bya buri munsi. Ni ayahe masomo yari guhinduka ibyo kurya kuri njyewe? Muri rusange nahera ku Kinyarwanda. Ikinyarwanda ndagikunda, nicyo nari gufata nk'ikiribwa cyanjye cya mbere. Ururimi rwanjye gakondo, ururimi rw'ababyeyi, ururimi navuga ko umuntu ameze nkaho yonse mw'ibere ry'umubyeyi. Burya ururimi rwawe kavukire ni irangamuntu. Ari nayo mpamvu namwe mufite channel TV yitwa Ikinyarwanda Dukunda ID. Uriya mwana yise izina ryiza ID, Kinyarwanda Dukunda ni irangamuntu. Kinyarwanda Dukunda. Kinyarwanda Dukunda. Nshuti bakunzi b'Ikinyarwanda Dukunda, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika, Uburayi na Aziya n'ahandi hose mudukurikirana. Turabifuriza amahoro y'Imana ngo mugire umugisha, mugire amahirwe mu byo mukora, mutunganirwe kandi mugwize, muhahe, muronke, abari guhaha, abari mu burwayi butandukanye nabo boroherwe, abari mu bibazo nabo bikemuke, abari mu ngorane izo zose babashe kuzisohokamo kandi bagire ubuzima buzira umuze. Twagarutse kandi nubwo twagarutse tugarutse mu kiganiro kirebana uburezi kuko dufite umwarimu usanzwe yigisha mu mashuri. Uyu munsi mbere yuko atangira kugira icyo avuga, hari icyo nshaka wenda tuza gukomozaho, akaba ari cyo twibandaho cyane. Mwarimu Professor tumaranye iminsi tuganira ku biganiro bitandukanye, ariko uyu munsi hari ijambo rimwe nshaka kubwira. Umwami w'imiswa yitwa Inkebebe. Ibyo babikomoreza ko Inkebebe ari umwami w'imiswa, kandi imiswa imunga. Kenshi iyo imunga igiti utabizi, inzu ikazagwa nyir'inzu atarasobanukirwa uko byagenze. Ubwo ndabivugira ko mu minsi ishize mu binyamakuru bitandukanye, hari aho nabibonye mu mbuga nkoranyambaga, ntabwo nshaka kuvuga akarere byabereyemo cyangwa ishuri byabereyemo, aho umuyobozi w'ikigo afatwa yibye ibiryo byakabaye bitunga abana yigisha, ashinzwe kurera. Uwo murezi wamugiriye iyo nama? Uwo murezi koko urabona akwiriye kurerera igihugu? Uwo murezi ukora ibyo bintu uca ruhinga nyuma abana baryamye akabasahura ku byakabaye bibatunga, amafunguro yabo akajya kuyagurisha mu maduka aturanye n'icyo kigo? Uwo murezi, noneho hiyongeyeho ko uwo murezi yari n'umuyobozi w'ikigo, wamugira iyihe nama? Wagira icyo tubwira, ukagira n'icyo ubwira abarezi bijandika mu bintu bakorera byamfura abana bigisha, abakora amanyanga atandukanye. Nkeka ko bimazemo igihe byanze bikunze, ntabwo nkeka ko iyo myaka yose umaze wigisha habuze na gato ubona cyangwa wumva umuntu wabakora ibyo. Ubaye koko wagira inama abantu bateye batyo, bari kwigishiriza urubyiruko, bakigishiriza igihugu kugira ngo igihugu kizagire abana bajijutse kandi basobanutse, wabagira iyihe nama? Hanyuma aho nari nkomoje ngo Inkebebe ni umwami w'imiswa,
akenshi hari abanyamakuru njya numva bakunda kubikoresha, kandi koko nibyo, inkebebe ni umwami w'imiswa. Abo banyamakuru nkeka ko abantu benshi barabazi, barabakunda, ni ba Oswakim n'uwo bita Papa Kibizu bo kuri radiyo disi mu kiganiro cyabo bita Zinduka. Ni abantu nabonye banga akarengane. Mwarimu nawe uri nkabo, hanyuma utuganirize kuri iyo ngingo. Murakoze. Murakoze Ikinyarwanda Dukunda TV, murakoze mwese abakurikirana Ikinyarwanda TV. Abashimiye kubona wongeye kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire. Muri rusange nagira ngo mvuge ku cyo mwibaza ku bayobozi bamwe na bamwe b'amashuri bajya batandukira inshingano bakarya ibyo bagamije kureberera cyangwa se gucunga. Ubwo by'umwihariko aho mwavuze ngo navuga iki ku bayobozi bamwe na bamwe bajya barya ibigenewe abanyeshuri. Ubwo turavuga abarya ibiryo cyangwa se amafunguro yagenewe abanyeshuri. Ubundi kumva ngo umuyobozi w'ishuri cyangwa se umurezi yariye ibiryo by'abanyeshuri, ibyo ntabwo ari indangagaciro z'umuco nyarwanda. Mwabajije ngo ni iki nabivuga. Icyo nabivugaho cya mbere ni ukugaya. Ndagaya umurezi aho ava akagera witwara nabi, utandukira akarenga ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ubundi mu muco nyarwanda cyaraziraga kurya ibyo ushinzwe kureberera rubanda, ariko by'umwihariko bikaba bibabaje kumva ngo umuntu w'umugabo cyangwa umuntu ufite inshingano zo kureberera abo aruta, abayoboye, ngo yabaririye ibyabo. Nkabijyanisha hamwe n'undi muco mubi abantu bagira wo gutandukira inshingano, harimo gukorera ihohotera abana, gukorera ihohotera abo ushinzwe kureba. Muri rusange imico mibi yose, ingeso mbi aho ziva zikagera. Ariko nyine icyo mwarashe ku ntego muvuga ni abayobozi bamwe na bamwe barya ibiryo bagafata, ufite stoke n'urugero y'ibiryo muri interina, muri boarding school, ugafata amafunguro yaragenewe abana ukayagurisha kugira ngo ukuremo indonyi. Ibyo bintu ni uguta umuco, ni ugutandukira, ni ukurengera. Ubikora wese navuga ngo nta ndangagaciro afite, ntabwo ari intore ahubwo ni ikigwari. Ubwo rero uwo muntu icyo namubwira ni ukumugaya, ariko kandi tukanavuga ngo ubikora wese narekere nasikeho. Ibyo ngibyo ni ukurengera. Ntibinakwiye umunyarwanda cyangwa se uwo ari we wese ukuze wiyubashye. Umurezi rero iteka n'iteka agomba kuba intangarugero, ni nkore neza bandebereho. Ntabwo ari ukwiyandarika, ntabwo ari ugukora ibidakwiye, si ugukora ibiteye isoni muri rubanda, by'umwihariko abo ureberera. Ngira ngo rero icyo navuga ni icyo ngicyo, ni ukugaya ugaragarwaho iyo mico mibi nkamugaya, ariko nanone nkavuga ngo ufite umurongo mwiza wo kwiyubaha, ufite indangagaciro nakomerezaho. Ariko n'uwari waratanye yarataye umurongo niyigarura amenye yuko arerera abana b'u Rwanda, arerera isi. Navuga ngo rero nitube intangarugero, ejo n'ejo bundi abo turera nibo bazadusimbura kandi bazadukureho imico myiza. Ngira ngo nicyo navuga. Murakoze. Urakoze cyane ku bisobanuro no ku mpanuro kandi utanze, no kuba wumva uko wifuza umwarimu mwiza yakabaye amera, umwarimu mwiza utanga uburezi bwiza kandi uburezi bufite ireme, uko yakabaye ameze, ko yakabaye afite umuco, yumva akumvira, akubaha, akirinda ikintu cyose cyatuma yangiza indangagaciro za kirazira. Indangagaciro za kirazira zose akazubahiriza. Urakoze rero kuri izo mpanuro. Ariko kandi rero turakomeza tugana ku musozo, aho nifuza ko nyine tutazajya turangiza tudakoze icyo bita gutebya. Ni ibintu bishobora gutuma tukaruhuka mu mutwe, kandi turi no kwiga. Ikibazo cya mbere rero mpere yongeye kwita nkubaza ni iki: imbere y'imbata hari imbata, izo mbata n'inyuma y'imbata hari indi.
imbere y'imbata hari imbata n'inyuma y'imbata hari imbata. Izo mbata ni zingahe? Hanyuma udusubize natwe tutari tubizi, dusobanukirwe kandi dusobanukirwe turimo tunatebya. Twamenye ko umwami w'imiswa yitwa inkebebe. Ese buri umwami w'ubushishi yakwitwa iki? Hari udusimba twitwa inswa, umwami watwo we yakwitwa iki? Inswa abandi bazivuga mu mazina atandukanye, hari abazita iswegegeri n'andi mazina. Hari ndavuga udukoko twose tuba mu migina tw'ibinyamigina. Ubwo ni ubushishi, inswa, imiswa, intozi. Ibyo bintu byose biteye gutyo. Abami babyo waba bazi? Ko nzi ko abantu mwizi ibyo bintu wenda wasanga hari ukuntu biziho. Nimba ubizi wadusobanurira. Hanyuma rero ikibazo cya nyuma ngiye kubaza ni ikibazo kirimo gutebya, gushyoma nyine nk'uko twagiye tubigarukaho. Nk'umuntu wize ibintu by'ubukerarugendo, waratembereye amashyamba, watembereye ahantu henshi hatandukanye mu maparike y'igihugu, ariko wagiye ubona inyamaswa nyinshi, ibisimba byinshi. Ubaye cyangwa se iyo uza ko twese duhitamo, nta yandi mahitamo asigaye ngo ntituba abantu ariko tukaba ikindi kintu, mu bisimba igisimba wumva wari kwibera cyo ni ikihe? Gasaba ko waba nkacyo igihe hari kuba nta yandi mahitamo hari ngo tuba abantu, wowe wari kuba ikihe gisimba? Hanyuma dusoze tuzongere guhura wenda nyuma mu biganiro bikurikira. Reka twumve uko tubwira. Murakoze. Murakoze ku kibazo wenda gitera amatsiko abantu benshi. Namwe murumva ko mwari mugifiteho amatsiko, aho mwambazaga ngo iyo Imana iza kuguhitishamo igakubwira ngo mu nyamaswa tukugire iyihe nyamaswa. Nk'uko nizeye ubukerarugendo, iyo Imana iza kumhitishamo kuba inyamaswa nari guhitamo kuba inzovu. Impamvu nari guhitamo kuba inzovu ni iyi. Mu nyamaswa zibaho z'inyamahoro cyangwa zigira amahoro, n'inzovu ibamo. Muri rusange rero nari guhitamo kuba inzovu kuko ni inyamaswa itiyenza, itanduranya, ni inyamaswa igira ubwenge, inyamaswa itekereza kure, ni inyamaswa ibasha kwibuka ikazirikana. Urugero nabaha, inzovu ushobora kuyitera ibuye, mu myaka 20 yashira mwahura ikamenya ko ari we wayiteye ibuye, mu bantu 100 ikamenya ko ari we wayiteye ibuye. Binavuge ngo unayigiriye neza, ikinyuranyo cyo kuyigirira nabi nabwo yamenya ko ari wowe. Abayigiriye nabi ikabamenya, we wayigiriye neza ikakumenya. Ni inyamaswa twavuga ko ifite ubwonko bubasha kwibuka no kuzirikana, cyangwa se ifite ubwonko bwagutse mu mitekerereze, ikagira n'amahoro. Utayanduranyijeho muri parike uratambuka, ikambuka ukagenda. Ariko uyishotoye, uyiteye amabuye, urayikomerekeje, aho ngaho itangira kuzamura amahane cyangwa se ikaba aggressive. Niyo mpamvu rero nahitamo kuba, cyangwa nari guhitamo kuba inzovu Imana imitishijemo guhinduka inyamaswa. Ubwo ntera amatsiko abantu ko inzovu ni imwe mu nyamaswa 5 abakerarugendo bakunda gusura mu bice bitandukanye. No mu Rwanda dufite inzovu, inyamaswa 5 zikunzwe mu Rwanda cyangwa zikunzwe no ku isi hose muri rusange, izo tuvuga ngo big 5 names. Hazamo inzovu, hakazamo imbogo, hakazamo inkura, hakazamo ingwe, ndetse hakazamo n'intare. Izi nyamaswa rero mvuze ko ari 5 zose muri parike yacu y'Akagera, igaragara mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda, turazifite. Ariko nge nkitse ku nzovu, nahitamo kuba inzovu
ni inyamaswa nini, inyamaswa ikundwa na ba mukerarugendo, kandi koko nk'uko nabivuze ikaba n'inyamaswa y'inyamahoro. Izo ni zimwe mu mpamvu nashingiraho mpitamo kuba inzovu y'Imana iza kuhindura inyamaswa cyangwa kungira inyamaswa. Muri rusange rero, iyi nyamaswa nababwira wenda bimwe mu bitangaje kuri yo. Ni inyamaswa nini yo ku butaka, ni inzovu. Ni inyamaswa idashobora kurya ibiro biri munsi y'125 cyangwa 130 birenga ku munsi. Muri rusange ni inyamaswa runaka wayibonye utaha wishimiye kuko ni inyamahoro. Abenshi bari kuvuga bati umuntu ahisemo guhinduka inyamaswa, Imana ikamubwira ati tukugire ihe nyamaswa, bahitamo kuba intare. Oya, njyewe ntabwo nari guhitamo kuba intare ku mahitamo yanjye, kuko intare ni inyamaswa koko ifatwa nk'umwami w'ishyamba, ariko ntabwo nakwavuga ko ari inyamaswa y'inyamahoro. Kuri inyamaswa hafi ya zose zirya inyama cyangwa indyanyama ntabwo ziba inyamahoro, nubwo zitagira amahane kimwe, ariko ziba ari inyamaswa zigira amahane. Inyamaswa zikunda kwica, ariko zikica zifite intego yego yo kurya. Nje rero ntabwo nari guhitamo kuba intare nubwo ari umwami w'ishyamba. Ikindi abantu bitwitiranya, ntabwo buriya intare iramutse isakiranye n'inzovu bigahura, ibyo tuvuga mu gifaransa un contre un, kimwe kuri kimwe cyangwa umwe kuri umwe, ntabwo intare yashobora inzovu ari imwe bihuye ari kimwe kuri kimwe. Kereka haje itsinda ry'intare nibwo rishobora kuza rikica inzovu imwe, kuko inzovu ubwayo ikandagiye n'intare irayumvisha, ntabwo iva mu nzara, irayitsikamira ikayikandagira ikayikomeretsa ku buryo intare n'ubutaha idashaka kuyigaruka imbere ari imwe. Kereka iyo ziyihuriyeho intare ebyiri, eshatu, enye zikiteranya zigahurira ku nzovu zikaba zayica. Bivuge ko n'inzovu ifite ubushongore n'ubukaka no mu mbaraga, ibitekerezo, imbaraga byose kuba inyamahoro. Niyo mpamvu nari guhitamo kuba inzovu. Ngira ngo ndagisubije icyo kibazo. Wenda ubutaha tuzafata n'umwanya tubaganirize no ku myitwarire y'inyamaswa muri rusange zigaragara mu pariki atandukanye. Dutere n'abansiko n'abantu bakeneye gusura n'inyamaswa, birebere bimwe mu byiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, tubatembereze mu mapariki atandukanye igihugu cyacu. Igihe tuzagifata tubatembereze, ababyifuza tubamara amatsiko bibonera izo nyamaswa amaso ku maso. Murakoze, gira amahoro. Yego, urakoze, turagushimiye. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, ntago bizashira, tuzajya dukomeza, twongere duhure umunsi ku wundi. Aho tuzajya duhurira hano kuri YouTube, tuzajya duhurira n'ahandi mu buryo butandukanye bwa online. Ariko rero buriya sinzi guhora umwarimu ahora abaza ibibazo byinshi, ariko iyo mpuye nawe mba numva nakwiyishirira. Abarimu benshi bambajije ibibazo kera bakambaza, ariko dusezera abarimu, dusezera abanyeshuri. Mwarimu tubaseze n'amafunguro ya nimugoroba cyangwa ya mu gitondo. Amasomo aragwira, ariko umuntu agahimwa na rimwe. Amasomo ni igitangaza. Iyo ibiryo bitaza kubaho, amazi ntabeho, ntihagire ikintu kibaho, bakatubwira ngo tuzajya turya amasomo, wari kujya urya yahe saa sita ukararira yahe nimugoroba, mu gitondo ugafata yahe nk'ifunguro rya mu gitondo. Urakoze, naho gutaha. Murakoze ku kibazo cyiza, ariko ikinyarwanda dukunda mubaza n'ibibazo bikomeye. Najyaga ngira ngo abarimu nitwe tujya ducishamo tukagorekamo ibibazo ku banyeshuri bisa nk'ibikomeye, ariko namwe mwaba abarimu beza, narabashimiye ku kibazo cyiza mubajije, aho mubaza ngo ese iyo biza kubaho ko kuri iyi si hataremwa amazi, ntiharemwe ibyo kurya, ntiharemwe n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se basic needs mu cyongereza, amasomo akaba ariyo yari guhinduka ibyo kurya bya buri munsi.
ni ayahe masomo yari kuguhinduka ibyo kurya kuri njyewe? Muri rusange nahera ku Kinyarwanda. Ikinyarwanda ndagikunda, nicyo nari gufata nk'ikiribwa cyanjye cya mbere. Ururimi rwanjye gakondo, ururimi rw'ababyeyi, ururimi navuga ko umuntu ameze nkaho yonse mw'ibere ry'umubyeyi. Burya ururimi rwawe kavukire ni irangamuntu. Ari nayo mpamvu namwe mufite channel TV yitwa Ikinyarwanda dukunda ID. Mwana yise izina ryiza ID. Kinyarwanda dukunda ni irangamuntu. Nirwo nari gushyira imbere nk'isomo rya mbere. Irya kabiri nari guhindura nk'ifunguro rya saa sita ni isomo ryitwa Provide Quality Service and Product. Isomo nigishije igihe kinini mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza. Ni ukuvuga ngo impamvu nari guhitamo iri somo nk'igifungurwa cyangwa se ikiribwa cya buri munsi, nuko mu buzima busanzwe nshimishwa no kubona umuntu atanga serivisi nziza. Gutanga serivisi nziza birashimisha, ariko wakora ikinyuranyo bikababaza. Iyo mbonye umuntu atanga serivisi mbi ngira ikiniga. Abumva ijambo ikiniga bazi Ikinyarwanda bisobanuye ko ari hamwe ushobora gufarwa n'umubabaro wanagutera rimwe na rimwe no kurira. Iyo mbonye umuntu yakiriye umuntu nabi, urabwira umuntu nabi kuri serivisi runaka, by'umwihariko na serivisi yishyuriye, ugasanga urimo uramubwira nabi, uri muri asiki uramujugunyira, birambabaza. Urugero naguha, ibaze ugiye kugura fanta ahantu runaka, uragiye urasuhuje uti mwiriwe, uri umukiriya, abantu ntibanakubwiye ngo mwiriwe, bakwirengagije. Ugasubiramo inshuro kabiri uti mwiriwe, bakora ishyano bati yego, bati tuguhe iki, ati ndashaka fanta. Ukayitegereza ukayibura, bakicira ibiti mu matwi. Ewe na rimwe bakavunira ibiti mu matwi. Ewe rimwe na rimwe wanaba wibutse utariko se ngiye ko mwandanganye, bati turahuze, jya kubariza ahandi. Iyo ni serivisi mbi. Yewe hari n'abaguha bakaguha bakujugunyira. Ibyo rero intego yanjye gukunda iryo somo nagira ikiribwa cya kabiri, nuko abanyeshuri twigisha cyangwa abo twigishije twabigishaga akamaro ko gutanga serivisi nziza, kuko ni umuco mwiza wo kubaha abakiriya, by'umwihariko no kuzamura ibyo abantu bakora, business ukora cyangwa n'ibindi ukora, serivisi runaka utanga. Timira, reka mbabwire ngo naho gutaha tuzongera duhure mu biganiro byiza, tuganire ku yindi nsanganyamatsiko tuzaba twateguye. Mbibutsa ko ubutaha tuzabategurira insigamigani imwe. Tuzabategurira, tuzashaka insigamigani tuyiganireho, turebe inkomoko, tunakumbuza abantu agaciro insigamigani yaba yarakomotsemo. Ko rero kambabwire ngo murabeho, mugire amahoro, tuzongera tubonane utaha ku nsanganyamatsiko. Mwarimu urakoze cyane. Mwarimu uhora uri mwarimu, ibiganiro utanga n'ubundi bihora byigisha. Amahirwe afitwe n'igihugu kigufite, amahirwe afitwe n'ikigo kandi kigufite wigishirizaho, amahirwe kandi nanone afitwe n'ababyeyi wigishiriza abana, kuko ibyo ubaha ni uburezi busobanutse. Kandi uzakomere ku ntego yo gutanga uburezi bufite ireme, uburezi bufite ikinyabupfura, gukunda igihugu, gukunda sinabona icyo nsobanura, wenda wowe uzi ko wabisobanura, ariko uburezi burimo byose, bukubiyemo byose, burimo ubupfura n'ubunyangamugayo, hanyuma igihugu kibyirure abana bazaba abahagararizi b'ejo, bazavamo abayobozi bazatuyobora cyangwa bakaturondata igihe tuzaba tugeze mu zabukuru. Noneho wadusoza rero, nsoza hari noneho nuko nananiwe gusoza. Watubwira kuri cya kintu cy'abanyamakuru, nimba ukibuka ikibazo kirebana n'abanyamakuru nakubajije. Murakoze. Birumvikana, ubajije ikintu cyumvikana, uravuga uti se wowe uruhande abanyamakuru Oswaki na Papa Kibizu ko bakunda gukora ibiganiro bigaragara ko
banga umuntu wese warengana cyangwa banga akarengane muri rusange. Icyo navuga abanyamakuru ndabazi, ndabakunda cyane, ndabakurikirana, n'abarimu beza. Buriya yo koresha insakaza amashusho cyangwa se TV na radio, iyo ni imirongo myiza yo kwigisha rubanda cyangwa kwigisha abantu. Burya ikibi no gukoresha umurongo w'itangazamakuru usenya rubanda, ucama abana amacakubiri. Umuntu rero wese wigisha rubanda, by'umwihariko akigisha abanyarwanda, abanyafrika, isi yose muri rusange, yigisha amahoro, yigisha kubaha, yigisha kurwanya akarengane, uwo wese ibitekerezo bye biha agaciro kandi nkabona ko uwo murongo ari muzima. Rero Oswaki aho ari hose ndamusuhuje, ni umunyamakuru nkunda cyane, ndetse na Papa Kibizo. Mwese ndabasuhuje, muri abanyamakuru, nanjye numva ko umurongo mugenderamo akenshi yo muri kwigisha rubanda ibyiza, mbabonamo ko muri abarimu beza bakoresha insakaza amashusho. Rero icyo navuga ni bamwe mu role model cyangwa se bandebereho beza bigisha rubanda by'umwihariko mu kurwanya akarengane. Nanjye rero ntago njya nshyigikira umuntu wese ugira imico mibi, ufite ingeso zihembera kuzana akarengane muri rubanda. Sinkunda abantu barya ibitabagenewe, abarya iby'abandi, abarya ibyo batagenewe, abarya imitungo y'imfubyi, abiba, mbese muri rusange abagira batya bakarya ibyo batakoreye, batabiriye icyuya. Abo bose ntabwo nanjye njya nkorana nabo. Muri rusange umurongo mwiza ugezweho n'uwo umuntu yakwigisha rubanda gukora, kura amaboko mu mifuka kuruta kurya ibyo rubanda bavunikiye. Ariko by'umwihariko abantu bashinzwe kurebera abandi iyo bari iby'abandi bo tubafata nk'ibidasanzwe, nta nicyo dukwiye kubigiraho uretse mu ijambo rimwe kubita ibigwari nk'uko nanabivuze na mbere. Ubwo rero twebwe nk'abarimu, ntabwo ari abarimu ari abajya imbere y'abanyeshuri ngo bafate ingwa, bafate projector bigishe, ahubwo umwarimu mwiza n'ukoresha isakaza amashusho TV, nawe ubwe yaba umwarimu mwiza wigisha abantu. Kandi iyi channel TV nk'uko yitwa Ikinyarwanda dukunda, twavuze ko intego ari ukuzigisha abantu Ikinyarwanda n'umuco. Mu muco rero habamo n'ibyo twavuga ngo kugira indangagaciro, kumenya kirazira. Ibi byose rero bigenda bidufasha kwiyubaka, tukamenya ngo ibi turabisakuma ari byiza, ariko ibi tubireke kuko bitaboneye, bitajyanye n'umuco nyarwanda. Ngira ngo rero nabashimira, reka mbabwire ngo naho ubutaha tuzongera duhure mu biganiro byiza, tuganire ku yindi nsanganyamatsiko tuzaba twateguye. Mbibutsa ko